no kuvuga ngo uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo umugore yagukoresha ibintu nawe utazigera wibagirwa cyangwa se wazicuza mu buzima bwawe bwose. Ndetse guhera uyu munsi turaza kwiga uburyo utazongera gukoreshwa n'abagore, cyangwa se uraza kwiga isomo ku buryo nyine umugore atazongera kugukoresha uko yiboneye, cyangwa se ku buryo uzatangira kujya ubaho ubibona biza byose. Ni amagambo tugiye kwiga ndetse tureba inkuru imwe mu nkuru yaciye ibintu cyane hano ku isi. Nitwa Samuel Mugisha, reka dutangire story time. Iyi ni Telemontagne Rwanda. Uyu mugabo yishe umugabo cyangwa se yishe undi mugabo yizera ko uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore biraza kumwemeza ko baryamana. Uyu mugabo izina rye bamwita Billy, afite imyaka 51 ndetse atuye ahitwa Maryland. Uyu mugabo Billy afite umugore, arubatse, gusa nta byishimo na bike abonera mu rushako rwe. Umunsi umwe rero mu 1999 nibwo yanzuye ko agomba gutereta cyangwa se gushaka uburyo yatereta undi mugore, cyangwa se ku buryo yacamo umugore w'inyuma kugira ngo ajye gushakira ibyishimo ahandi cyangwa se hanze. Nibwo yakije cyangwa se yacanye computer ye, mudasobwa ye, nuko ajya ku rubuga rw'abantu bakuru nyine z'imbuga ubona bateretaniro cyangwa se abasambanyi bahuriraho muri make mu magambo yeruye. Yagiyeho yizera ko araje gushaka cyangwa se araza kwasanga umugore umwe bakaba baryamana ku buryo nyine mwibanga mu buryo bw'ibanga, ibyo bita smashing. Nuko Billy ari gushakisha kuri urubuga nibwo yaje guhura n'uyu umugore bita Bunny 469, niko yitaga uwo mugore. Uwo mugore yarari ku rubuga, tujyane neza. Umugabo arimo ashaka umugore yazaca inyuma undi mugore we bashakanye, bafitanye abana cyangwa se bafitanye urugendo rw'ubuzima. Mwumvire mwa abantu mwe, uyu mugore Bunny 469 niko yitaga nyine kuri urubuga rw'abantu bacuruza cyangwa se bahuriraho bashaka gusambana. Yari umuntu nyine usanzwe cyangwa se wahoze ubyinira mu tubari, babandi nyine bashimisha abagabo mu tubari. Gusa kuri uyu munsi afite imyaka 33. Urumva neza ko ari muto cyane kuri Billy cyangwa se kuri uyu mugabo. Uyu mugabo ari kureba amafoto ye, icyo gihe yari kuri urwo rubuga, nibwo yaje gutekereza ati mbega umukobwa mwiza. Nibwo yatangiye amwandikira ubutumwa bugufi. Bimeze biti? Uwo ni Billy, ni umugabo. Ahangaha rero niho ubuzima bwa Bunny 469 uyu mukobwa bari kwandikira butereje inkeke cyangwa se butangarije. Uyu ntabwo ari umugore ukeneye babagabo babasambanye cyangwa se bo kuryamana nabo, ari kuri urubuga kubera iyindi mpamvu. Ntabwo ari gushaka gusambana, we afite misiyo cyangwa se ubutumwa niko twabyita. Mu by'ukuri yishakira umugabo, babandi twita ba sugar daddy, umugabo umwitaho. Arakenye, afite ubukene. None kandi uyu ni umugore cyangwa se umukobwa wifuza ko yabona umuntu wamwishyura ibintu akenera mu buzima, icyo bita bills, cyangwa se ibintu nyine tugendekera mu buzima rusange bwa buri munsi, inzu tubamo, ibyo dukenera kwambara, ibyo dukenera kurya, mbese nibyo ngibyo ashaka sugar daddy. Ubu ngubu rero nibwo yasubije ubutumwa bwa Billy, wa mugabo ushaka guca umugore w'inyuma. Barandikiranye, bandikirana by'umwanya ndetse barakomeza barandikirana. Nibwo byaje kurangira bahurira mu karesitora cyangwa se mu nzu icuruza ibiryo, mbega baraganira. Gusa uyu mugore ntabwo yabaye umunyakinyoma, yabereye umunyakuri. Uyu mugabo amubwira ko adashaka umuntu wo kujya asambana nawe. Wumve neza, mu by'ukuri yamubwiye ko ashaka amafaranga ku buryo yabasha kubaho ubuzima bwe bimworoheye, kuko ubusanzwe biramugoye. Gusa yamwemerera ikintu kimwe, amwemerera ko azajya amwitaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko butari bwo kuryamana. Umugabo Billy cyangwa se uyu musaza Billy ntabwo arasobanukiye ibyo ari byo, ibyo kuzajya amwitaho. Gusa agombe ko atarabyumvise neza. Gusa icyo twavuga neza kandi tuzi ni uko uyu mugore yamubereye umunyakuri, amubwira ko adakeneye umuntu wo kujya aryamana nawe cyangwa se asambana nawe. Bisa nk'aho iki gihe bari mu mupangu cyangwa se bari mu biganiro bisa nk'aho bihengamiye uruhande rumwe ku mukobwa nyine. Umugabo yagiye ku rubuga ashaka umuntu yajya asambanaho cyangwa se asambanya cyangwa se asambana nawe acinye umugore we. Gusa ubu ngubu yiteguye gutanga ibyo ari byo byose, ariko akabwirwa n'umukobwa cyangwa se umugore ko azamuha byose ariko ntibaryamane. Gusa ibyo ari byo byose yaravuze ati nta kibazo. Niko yabwiye umugore, aramubwira ati ndabyemeye, njyewe nzagufasha kukwishyura ibintu byose ukenera muri ubu buzima, nawe ntari buzampereza ibyo ari byo byose bijyanye no kunyitaho niyo bitaba bigaragara cyangwa se mu bifatika. Ubwo rero Billy ni uyu musaza yatangiye kujya amwohereza amafaranga mu gihe gihoraho, amwishyura amayinite, amwishyurira imodoka yakodesheje. Ni umukobwa, amwishyurira inzu ku kwezi. Byageze naho amuhereza amakarita ye ya banki
ku buryo atangira kujya yishuraho, ni umugore akajya yishuraho abana be amashuri, abana umusaza Billy atabyaye. Yabishyuriye ikigo cyiza, ni abana b'uyu mugore, ikigo cy'abagatolika. Byatwaye amezi 18, uwo ni umwaka n'igice, uyu mugabo yishura amafaranga yose umukobwa yakeneraga. Ibaza ko byageze mu madolari 450 mu mwaka n'igice. Wibuke neza, uyu mugabo afite umugore bamaranye igihe bashyingiranywe cyangwa se bashakanye byemewe n'amategeko. Ubwo rero muri iki gihe bavuga ko ibi byose abikoraga umugore atabizi cyangwa se atarabibona. Gusa icyo gihe yishyuraga buri kimwe cyose uyu mugore Bunny 469 yakeneraga. Uwa mugore bahuriye ku rubuga rw'abantu bakuru amwishyura byose, kubera ko mu bwonko bwe uyu mugabo yatekerezaga ati, mfite icyizere uyu mugore rimwe azahindura ubwonko bwe cyangwa se intekerezo ze ku buryo dushobora kuzaryamana. Ahari yatekereza ko rimwe uko azagenda umukorera ibintu byiza cyangwa se amwitangira nk'umugabo, nk'uko benshi muri mwe mu bitekerezo iyo mu birimo by'abagore yatekerezaga ko uyu mukobwa azagira igihe akavuga ati, mbega umugabo mwiza yaranyitangiye rwose. Ubwo rero bakagenda bakaryamana, cyangwa se akamubwira ati, se waje nkakureba Billy. Nuko yatekerezaga ni umugabo. Gusa umugore muri iki gihe we nta kintu yatekerezaga kuri ibyo bintu. Yarabibonaga neza uko amarana igihe kinini n'uyu mugabo bita ko bakundana cyangwa se ngo ari kumwitaho mu buryo butaziguye. Ni umukobwa ubuzima bwe bwakumaga cyangwa se bwakomezaga kuba bwaba bwiza cyangwa se bugenda buba bwiza. Gusa muri iki gihe uyu mugore nta na kimwe yatekerezaga kuba yahindura ibitekerezo bye ngo yabe yajyamana n'uyu musaza, kuko yabibonaga neza uko bamaraga igihe bakururana cyangwa se bagendana cyangwa se bita ko bakundana cyangwa se ngo amwitaho. Uyu musaza yakumaga cyangwa se yatumaga ubuzima bw'uyu mugore buba bwiza kurushaho. Uyu mugore nubwo byagendaga gutya bamwishyura ayo mafaranga y'ibintu akenera buri munsi nk'uyu musaza nyine w'umukire cyangwa se ashaka kuryamana nawe, gusa ubuzima bwe mu nyuma cyangwa se hamwe bimwe bavuga byo kurebera inyuma y'amarido, ubuzima bw'uyu mugore ntabwo bwari bwiza, ntabwo yari yishimye bibaho. Yari afitanye ibibazo mu rukiko, ibibazo birimo intambara cyane by'umuhungu bageze gukundanaho kera banamubyaje abana 2 twavugaga. Bapfaga iki? Uyu musore baraburanaga cyane bapfa ko uyu musore adatanga inda zo ku bana yabyaye cyangwa se atarera abana babyaye yabyaje uyu mugore. Umunsi umwe rero nibwo yavuganaga na wa musaza uyu mugore bavugana, ndetse yari yababajwe cyane n'ibyabaye cyane mu rukiko. Nibwo aya makimbirane yasangije cyangwa se amakimbirane yari afitanye n'umuhungu bakundanaga kera umubyaje n'abana yasangije umusaza Billy. Umusaza rero yigize umugabo, yatekereje ko agomba kwemeza uyu mugore cyangwa se kumwemeza nyine ko agomba kumwitaho nk'umuntu babisangije. Yarababwiye ati, buretse ibyo ngibyo ndaza kubyitaho. Iki gihe byari mu mwaka w'2000, hafi aho ngaho imbuga nkoranyambaga ntabwo zari ziriho, ndetse na internet uyu munsi ntabwo yari imeze nk'uko imeze uyu munsi. Ibyo Billy yavugaga rero icyo gihe ngo ndaza kumwitaho naho bihuriye no kuba yagenda amwandikira cyangwa se amukorera icyo ari cyo cyose kuri social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga nk'uko tubigenza uyu munsi, kumwe nyine ugenda ukanga umuntu. Aho ibyo yavugaga kumwitaho, ibyo yavugaga ni uko yagombaga gutangira kujya gusura aho uyu musore yari atuye mu buryo bwo kumuneka, ku buryo atangira ko yamushakaho amakuru nk'umusaza nyine ushaka kwemeza umugore. Yatangiye kumugendaho rero, yatwaye urugendo n'imodoka ava muri Maryland yerekera muri Virginia aho uyu musore yari atuye. Yanetse inzu y'uyu musore amushakaho amakuru, yamufashe amafoto, yashatse icyo ari cyo cyose gishobora kumeza amakuru ku buryo yabasha gutsindira cyangwa se gutsindira uyu mugore bari gukundana mushyashya wihabara, amutsindira urubanza ngo kuba umusore adatanga inda zo ku bana, abana atabyaye. Ubyibuke ubu noneho umusaza Billy ntabwo ari kwishyura umugore bahuye wihabara gutyo gusa ubuzima bwe bwose cyangwa se amwitaho mu buzima bwe bwose by'akenera, ahubwo ari no kugendagenda ku musore bahoze bakundana cyangwa se yahoze akundana n'uyu mukobwa bari gukundana cyangwa se yita ko ari gukundana na uyu musaza muri iyi minsi. Mu by'ukuri ikintu kibabaje ni uko uyu musaza akiri gukorera ibintu byinshi cyane ndetse by'ubwitange bukomeye cyane uyu mugore, utanafite n'ikintu na kimwe cyo twakwita cy'urukundo cyangwa se amufite n'ikintu cyari cyo cyose cy'amarangamutima muri uyu mwanya ibyo byose abikora. Gusa uko byagenda kose uyu musaza yumvaga bimumereye neza, yari ameze neza kuko yakomeje kubikora ntabwo yahagaritse. Kugeza igihe amezi yaratambutse uyu musaza yatangiye gusara. Ntekereza ko hari umunsi umwe yabyutse agatekereza ati, ko biri kose kari agasore siko buri akatuma uyu mukobwa atampindukira ngo dukundanira. Niko umusaza hari yatekereje. Nakuriye umugore ibintu byinshi, none ntabwo ashobora kureka ngo tunaryamanaho na gato koko. Uyu musaza nibwo yatangiye kujya hatiriza uyu mukobwa
ngo arebe ko nibura baryamana. Rimwe na rimwe babaga ari kugana akarakara akajya amubaza ibibazo cyane ngo mbese ntabwo urisubiraho, ntabwo urahindura ibitekerezo byawe. Gusa uyu mugore cyangwa se ryahabara rye nta gitekerezo na kimwe yari rifite kuri iyo ngingo. Yagomezaga kumuhakanira cyangwa se akomeza kumuhakanira nk'umusaza. Umusaza uko igihe cyagendaga kirangira cyangwa se kigenda gihita yagomezaga kurakara ndetse akumva yaratingushwe cyane. Aho kubireka ngo akomeze yikomeza ubuzima bwe, aho kugira ngo yishinje amakosa yose kuko niwe wakoze ubugoryi, cyangwa se naho kugira ngo yemere ko abantu bamwe batadukunda nk'uko tubakunda, ndetse ko batazigira badukunda rimwe na rimwe, ndetse ko batazigira badukunda rimwe na rimwe niyo twatara abakora ibya mirenge. Ahubwo we yabonye undi muntu agomba gushaho ibi byose. Yanzuye ko ahari impamvu Bani cyangwa se wa mugore w'ihabara yashatse atamukunda, byashoboka cyane ko wa musore bigeze gukundanaho wamubyaje n'abana. Nibwo yatekereje ko rero uyu musore yaramutse amuvanye mu nzira, ahari wa mugore azamenya neza uburyo uyu mugabo Billy cyangwa se uyu musaza Billy ari umugabo mwiza. Niko yatekereje, ndetse yatekerezaga ko ibyo byose nibiba uyu mugore azamuhemba kuryamana nawe igitsina. Wumve mwabantu mwe, ubu rero niho Billy uyu musaza yagize igitekerezo mu bwonko bwe ndetse kibanga rikomeye, agomba kwica uyu musore wigeze gukundana n'uyu mugore. Ijoro rimwe rero yatangiye umugambi cyangwa se yatangiye iyi gahunda. Yaratwaye ava muri Maryland yegera muri Virginia aho uyu musore yari atuye. Yahageze hafi saa 10 za mu gitondo mu ruturuturu mu gitondo kare. Umusore wakundanaga na wa mugore ryahabara rye araryamye. Umusaza yagiye kurugera arakomanga. Mu mwanya wakurikiye umusore yaje gufungura. Nibwo Billy yavanyemo imbunda yo mu bwoko bwa revolver aramurasa. Yaramurashe pe. Umusore agwa ahangaho abarapfuye. Yamwambuye ubuzima aho ngaho. Ndetse uyu musore afite umugore cyangwa se umusheri we wari baryamanye mu nzu. Nibwo n'uwo mukobwa ntekereza ko yasohotse aje kureba ibibaye. Billy wa musaza yamukubise imbunda, kumwe bagukubita ikibuno cy'imbunda ariko ni pistol muri uru bwoko. Yamukubise imbunda kujye nawe yesa murasa, ako kanya nawe amwambura ubuzima. Nibwo yinjiye imodoka ye ava aho ngaho. Inzego zishinzwe umutekano zaje gukenzura agace no kureba ibyabereye muri ako gace. Bakoze iperereza, ntacyo bafite cyo guheraho usibye ko wa musaza mwibuke twavuze ko yari yageze mu gace nibura saa 10 za mu gitondo. Muri zo saa 10 za mu gitondo rero yari afite itoroshi mu ntoki, ari hanze y'imodoka ye nyine birumvikana ubwo yageraga ku nzu ya wa musore. Icyo gihe hari imodoka hirya y'umunyamakuru. Hanze murabizi ko badelivaringa cyangwa se babazanira ibinyamakuru mu mazu yanyu, cyangwa se murabizi ko ibinyamakuru babizana mu mazu yanyu ku bantu bakunda kubisoma hanze ho bikunda kubayo cyane. Uyu munyamakuru rero bigombe kuba yarabonye uyu mugabo ndetse abona n'imodoka yariyo. Yari bisanzwe ko muri ako gace bayasanzwe biba imodoka cyane. Uyu munyamakuru bigombe kuba ari byatekereje ko Billy wa musaza ari byo yashaka gukora nawe. Ubwo rero yakwiye polisi, inzego zishinzwe umutekano, ndetse yashoboye kumenya neza kuba yasobanura umugabo yabonye ndetse n'imodoka yo mu bwoko bwa pickup yari afite uyu mugabo uyu musaza. Nanone inzego zishinzwe umutekano zabajije cyangwa se zahasi ibibazo cyane wa mugore w'ihabarya wa musaza Billy wari umusheri cyangwa se wari warigeze kubanaho na wa musore bishe, kuko nyine urumva byari byumvikana bari bafitanye ikirego ari kuburana, bagombaga kumukeka. Uzi icyo umukobwa yakoze? Yabwiye polisi, inzego zishinzwe umutekano ati hari umusaza witwa Billy, hari igisaza cyitwa Billy gishobora gukora icyo cyakoze ibi bintu. Bagiye kubaza ibibazo Billy ku nzu ye cyangwa se we mu rugo. Bakihagera abapolisi babonye neza ya modoka ya Billy cyangwa se wa musaza twavuze. Niyo nguyu mureba ku ifoto, imodoka ye neza yahuraga n'ibyo umunyamakuru wari uri ku nzira yabwiye abapolisi. Abapolisi batangiye gusaka imodoka ye. Umusaza arasohoka ati yewe iyo ni imodoka yanjye. Tangiye kuvuga n'inzego zishinzwe umutekano nta mwavoka. Ibi byari bikubiye cyane ko araza kwitamo. Bamumanuye kuri polisi, sitasiyo ya polisi, bamuhata ibibazo. Yemeye neza ko yakundanaga cyangwa se afite umubano wihariye na wa mugore Bani, uzayihakana yivuye inyuma ko yarashe umuntu. Sabitari ibyo birenze ibyo, n'ubundi inzego zishinzwe umutekano zakoze ibyazo. N'ubundi zabashije kubona ibimenyetso bihagije byo kumwiyemeza cyangwa se kumuhamisha icyaha. Byarangiye ute? Umusaza baramufunze. Dore ngiyi foto bamufotoye. Niyo ureba ku ifoto.
yagiye kuburana birenze rimwe, gusa byarangiye yatsinzwe. Kuba yarishe abo bantu babiri bose twagiye tuvuga muri iyi nkuru, yakatiwe igihano cyo gupfa mu 2009 nyuma y'imyaka 9 akoze ibyo ngibyo. Bamwicaje muri ya ntebe y'amashanyarazi yica abantu cyangwa se bambura ubuzima. Iyi nkuru wowe ikuvaniyemo cyangwa se gusigiye iriye somo. Iyi ni Tera Montagne Rwanda, tukugezaho ibiganiro n'inkuru z'ubwenge n'amasomo y'ubuzima. Kora subscribe nona ntuzagire aciko n'ibiganiro byacu.